Yesu ashimwe ubwoko bw'Imana. Ngiye kugira umunezero wo kubana namwe. Nitwa Prosper Umwizerwa. Ngiye kugira ubuntu bwo kugira ngo nyobore amateraniro y'uyu munsi ya evening service. Ahantu hose muherereye hose, abari mu Rwanda, abari muri Korea, abari mu Budage, hirya no hino ku isi, turabakiriye, tubahaye ikaze muri uyu mugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana. Reka tangiye dusenga Imana, reka tuhabwe umugisha. Ndahamya neza ko Imana iraza kuduha, turaza kugira umunezero. Mana ishobora byose, Mana y'ubuntu kandi Mana y'imbaraga, muhaye ishimwe kubw'aba bene data bari hano, abo duteranye muri umugoroba batabashije kuboneka, tugwaye ishimwe data yo mu ijuru. Watubereye Imana, reka n'umunsi ujye kutubera Imana. Ni iminsi igihugu cyacu, iminsi ifite ikibazo cya coronavirus, wowe urakomeza Imana no mu bihe bibi, mu bihe bikomeye. Reka n'umwami Imana uko waduhuje, uko waduhaye umwanya nk'uyu nguyu, twongeye kugira umunezero ku ijambo ryawe, ijambo ridukomeza, kugira ngo ritwubaka kuri uyu munsi w'amashami. Basuzwe Umwami n'umukiza wacu. Amen. Nkuko mubizi rero, uyu munsi w'amashami ni umunsi turimo gusoza igihe cy'igisibo, twibuka tugiye kwinjira mu gihe cy'umubabaro w'umwami wacu Yesu ubwo yadupfiraga. Tukaba twagize rero guterana kuri umunsi w'amashami. Tumaze kwakirana, mukanya tuza kwinjira mu mwanya wo gusomerwa igice, turagisomerwa na Mubwire, azisomera ibice bibiri. Tuza kongera kumwakira indirimbo y'ubutumwa, turaririmbirwa n'umuramyi Gilbert. Nyuma yaho turaza kwakira ubutumwa tugezweho n'umushumba wacu Pastor Manase, aho tugeze hari mu Budage. Tuza nyuma kwakira indirimbo yo kuramya no guhimbaza, tugezweho na worship team igizwe na Aline ndetse na musaza Patrick. N'abaramyi murabazi kandi Imana ijya bakoresha ku buryo butangaje. Hanyuma turaza twese gusengera ibyifuzo by'ingenzi, kuko ubu turi mu gihe cyo guhanga amaso uw'Uwiteka no kuba imbere ye. Niwo mwanya turi mu munsi, niyo ntego nyamukuru, nabyo turi busengere gikomeye. Hanyuma tuze kwakira amatangazo tugezweho na pastor wacu Reverend Manase. Hanyuma turaza gusangira ibyifuzo, ibiganiro, gushare ingamba, babwire ukuntu abana mu kanya bari barimo kusakuza inyuma yanjye nkabura uko ndi kodinga. Turaza gusangira ibintu bitandukanye. Reka Imana iduhane umugisha. Reka twakire Mama Bisa adusomera ibice bibiri Imana yamuhaye kugira ngo aze kudusomera uyu munsi. Imana imuhe umugisha. Nitwa Gusa Yvonne cyangwa Mama Bisa. Nongeye kugirirwa ubuntu bwo kuba ari njyewe ngiye kubasangiza igice cy'uyu munsi. Igice tugiye gusoma turagisanga muri Zaburi ya 31, umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 16. Zaburi igice cya 31, umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 16. Reka dusome. Ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka, naravuze uri Imana yanjye, ibihe byanjye biri mu maboko yawe. Unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenzi. Igice cya kabiri turagisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 21, umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwa Matayo, igice cya 21, umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 11. Mubwire umukobwa w'i Siyoni muti, dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Ba bigishwa baragenda bakora nk'uko Yesu yabategetse, bazana indogobe n'iyayo, baziteguraho imyenda yabo, ayicaraho. Haza rubanda rwinshi, abenshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Itara ry'abantu bamushagaye bararangurura bati, Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana ahasumba hose. Ageze i Yerusalemu, ab'umurwa bose barashika, barabaza bati, uriya ninde? Barabasubiza bati, ni umuhanuzi Yesu w'i Nazareti y'i Galilaya. Twakire neza ijambo ry'Imana. Kristo bene data, turirimbane indirimbo ya 91 mu ndirimbo zo gushimisha Imana.
iragira iti ari igitare cy'Imana reka ngo hungireho. Ari igitare cy'Imana reka nguhungireho, kubw'imbabazi zawe kera waranemewe, none ubwishemo umujinya w'Imana, amazina maraso byo mu rubavu rwawe binyiza uburyombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga bizamo, jye kuzatsinda urukundo, ibyo twakora byose n'umutera wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukura ibyaha, byose ntibyashobora kudukura ibyaha, ntacyo nzanye mu ntoki kibasha gucungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo nyandiringira, uwo wapfiriyeho, niwo nyandiringira, dore namba y'ubusa ndakwigize unyambike, sinabasha kwikiza ndagushaka unyuragirira mutabazi neguka, unyuragirira mutabazi neguka, Yesu ashimwe bene data, nshimishijwe n'uyu mwanya tubonye wo kuganiramo ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo afite umutwe uvuga ngo guhanga amaso Yesu no kuba imbere ye. Ni amagambo meza akomeye ariko ajyanye n'ibihe turimo nk'u Rwanda ndetse n'isi yose, ajyanye na gahunda y'itorero. Murabizi yuko muri gahunda y'itorero turimo kwegereza icyumweru gitagatifu, aho twibuka imibabaro Umwami wacu Yesu Kristo yanyuzemo kugira ngo aducungure, kandi ituganisha kuri Pasika izaba ku cyumweru gitaha, ari wo munsi twibukiraho gupfa no kuzuka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yuko tujya muri aya magambo, reka dusenge twiragize Imana.
Nyagasani Mwami Imana, ndagushimiye kubw'uyu mwanya duhaye, nkwaye icyubahiro Mwami Imana ko arinze buri muntu wese urimo kubona iyi message, kandi ndagusabye kugira ngo uvugane natwe unyujije mu ijambo ryawe, tubwire icyo dushakaho kandi dushoboze kugikora, tubisabye ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Guhanga amaso Yesu no kuba imbere ye. Turi bube twifashisha icyanditswe kera cyo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 21, duhereye ku murongo wa 5 kugeza kwa 11, ariko ndagira ngo mbabwire muri makeya ibijyanye n'iyi nkuru. Ni inkuru y'umunsi Yesu yinjiraga mu murwa w'i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Iyi nkuru itangira atuma abigishwa be kugira ngo bagende bamushakire indogobe, ndetse arababwira ngo niba hagira ubabaza uyishaka babwire ngo umwami wacu arashaka kuyigendaho. Baramwumvira. Iyi nkuru hari ibintu itwigisha, cyane cyane bitewe n'aho aba bigishwa baherewe ubutumwa. Bahawe ubutumwa bukomeye, dusoma ku murongo wa 6 ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza ahetswe n'indogobe. Dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza ahetswe n'indogobe. Siyoni n'irindi jambo rivuga Yerusalemu. Kandi iyo ukurikiye kugira ngo tubyumve neza, muranyemerera abantu b'i Yerusalemu tubashyire mu byiciro bitatu. Abari bahatuye n'abahagendaga tugiye kubavuga mu byiciro bitatu kugira ngo dusobanukirwe neza iyi nkuru, iki kigereranyo cy'uko Yesu yemeye kugenda ku ndogobe icyo cyavugaga, ndetse n'inyigisho byadusigira n'ubutumwa twakuramo twebwe nk'abakristo b'uyu munsi cyangwa nk'abanyarwanda bariho uyu munsi. Yerusalemu ni ahantu hari hateganye n'umusozi wa Elayono, aho Yesu yari arimo kuganira n'abigishwa be. Iyo uri ku musozi wa Elayono uba ureba Yerusalemu neza, ariko Yerusalemu wari umujyi w'amateka, wari umurwa wera, ndetse bawita umurwa w'Imana. Hari harubatsweho inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, inzu y'ikitabashwa nini, abantu benshi bakajya baza kuyisengeramo. Ariko muri Yerusalemu habaga abantu b'ibyiciro bitandukanye. Ndahera ku cyiciro cya mbere. Abahagendaga bamwe bari abigishwa ba Yesu, bavutse ubwa kabiri, bamuzi, bamukunda, bizeye ubumana bwe n'ubushobozi bwe, nubwo bahuraga n'ibibazo nta cyabanyeganyezaga kuko bari bazi Yesu. Abo niba yatumye ngo mugende munzanire uriya mwana w'indogobe, ngo nuko baramuzana, barangije bamworosaho imyenda yabo, byerekana uburyo bamwiyumvagamo, uburyo bashakaga guha Yesu ikuzo n'icyubahiro, nuko Yesu agenda kuri iyo ndogobe. Icyo ni icyiciro cya mbere. Ndabizi neza ko barimo kumva iyi message harimo abari muri icyo cyiciro. Icyiciro cya kabiri cyarimo abantu bari batuye i Yerusalemu b'abanyedini, bajyaga gusengera mu nzu y'Uwiteka, bari bazi byinshi ku mateka y'Uwiteka, ariko bari batarahindutse abigishwa ba Yesu. Ariko Imana ishimwe, nabo ubwo butumwa bw'umwami w'ineza barabusobanukiwe, abenshi muri bo uwo munsi. Ngo nuko baca bugufi, basasa imyenda, basasa amashami, ngo nuko Yesu ayanyuraho, batangira kuririmba basakuza ngo hozana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ushobora kuba utarashoboye gusobanukirwa icyo hozana bisobanuye, ariko ni ijambo ry'ikigiriki ndetse n'igiheburayo rivuga ngo ngwino uducungure. Aba bantu ubwo babonaga Yesu abagezeho, babonye ko hari ikintu babura, babonye ko bakeneye umucunguzi, babonye ko batakikiza, babonye ko batakibashisha, nuko baca bugufi, barangije babwira umwami Yesu ngo ngwino uducungure. Basobanukiwe urukundo yabakunze, basobanukiwe ko Yesu yaje ari Imana,
nk'uko Bibiliya bivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nuko nabo baravuga ngo Yesu ngwino uducungure. Icyo ni igice cya kabiri. Ariko mbere y'uko njya ku gice cya gatatu ndagira ngo nkubaze we mwene data, ese waba warasobanukiwe umwami Yesu uwo ari we? Waba warasobanukiwe agakiza atanga? Ese witeguye kumwumvira icyo agusaba ukagikurikira? Ijambo rye urifata nk'ijambo ryaguha ubuzima? Icyo ni igice cya kabiri cy'abantu babaga mu murwa wa Yerusalemu. Hari n'ikindi gice. Hari ikindi gice kitari mu bigishwa ba Yesu, kitari mu banyedini, ahubwo cyari icy'abarwayi. Abarwayi babaga bariheranywe n'ibibazo, noneho bamwe babaga bafite n'ubumuga bw'umubiri, ku buryo muri kiriya gice cyo muri Isirayeli barabanenaga, nta nubwo bashakaga no kwinjira mu nzu y'Uwiteka. Tubona inkuru ivuga kuri abo barwayi mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugeza kwa 10. Nuko hatwereka abigishwa ba Yesu nkanjye nawe bitwaga Petero na Yohana ngo bageze ku mugabo wanyunyutse ngo wavutse arwaye ubumuga, ngo noneho ngo arabasaba. Ni Yerusalemu habaga abantu bameze nkaho, habaga abantu bafite ibibazo ariko bataboneye ibisubizo, kandi Yesu yaraje gutanga ibisubizo. Ariko Yesu amaze kugenda, ubwo bubasha yarabudusigiye mu izina rya Yesu. Dushobora gufasha abababaye, dushobora kubaremamo ibyiringiro, ariko cyane cyane dushobora kubereka n'inzira y'uko hari umwami ukiza kandi ugira neza watuziye witwa Yesu Kristo. Nuko Petero na Yohana babwira uwo mugabo wari ubasabye ifeza cyangwa amafaranga, baramubwira bati ntabyo dufite, ariko icyo dufite turagiguha mu izina rya Yesu. Haleluya! Twebwe abigishwa ba Yesu dufite icyo dushobora gutanga. Muri iyi nkuru harimo gukira. Niyo mpamvu bari abantu bavugaga ngo ngwino dukize mwene Dawidi, nuko bari bazi ko Yesu ari umukiza, no mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi yakiza. Nuko ngo uwo mugabo arabyizera, arahaguruka arakira. Muri ibi byiciro se urinde? Ese iri jambo riratwigisha iki? Icyo navuga ni uko iri jambo nditekerezaho njyewe ryanyigishije guca bugufi. Guca bugufi ukavuga uti hozana mwene Dawidi, ugahanga amaso Yesu ukamubwira uti nkiza, ndi umunyabyaha. Buri wese azi aho acumurira, azi intege nke ze, ariko iri jambo riratubwiye ngo duce bugufi, tuzitekerezeho kandi ntituzihishe nk'uko bari abantu batazihishe. Riratubwira kumvira nk'uko abigishwa ba Yesu bumviye. Icyo Uwiteka gutegeka ugikore, wumvira umwuka ukuyobora. Nagutegeka kwihana, wihane. Nagutegeka gufasha abababaye, ubafashe, kuko nicyo ashaka. Ikindi, kugira ibihe byo guhurira hamwe. Yesu yatumye abigishwa babiri, kuki atatumye umwe? Yesu ashaka ko dufatanya. Imana umugambi wayo nuko dukorera mu bumwe, tukabitorera no mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Niyo mpamvu tugiye gushyiraho umurunga wo gusenga, turibuze kubabwira izo gahunda. Noneho tukagirana ubusabane. Turimo turasaba abantu ngo bashake uburyo basabana no mu miryango yabo, bagira ibihe bihoraho byo kwiga ijambo ry'Imana. Ubwo nibwo buryo twagumya guhanga amaso Yesu aho guhanga amaso ibibazo, kuko ibibazo ni byinshi hanze kandi bishobora no kuziyongera, ariko iyo hanze amaso Yesu ubona ibisubizo. Igihe cyo gusenga nicyo kizadufasha kuba imbere ye. Ikindi kintu nifuza kubasaba ni ugusoma Bibiliya zanyu. Byaba byiza mugashaka abantu mufatanya. Niba urimo kwiga igitabo cya Matayo ukagira abantu mwigana Bibiliya kugira ngo bajye bagufasha gukura, nugira ikibazo bagufashe kugisobanukirwa. Ibyo ngibyo dushaka no kubikora ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp, za Facebook, tugashaka abantu dufatanya. Ariko nsoza iri jambo nahisemo kurigira rigufi kugira ngo
tubone umwanya wo gusenga, ndagira ngo mbabwire ngo reka duhange amaso yacu Yesu. Nicyo uyu munsi w'amashami utubwira. Tumwemerere kuko ni umukiza. Nk'uko bariya bavuze ngo berekanye ikibazo cyabo, ari bariya bo mu cyiciro cya kabiri nababwiye, bari abanyedini bakavuga bati dukize. Idini ntabwo yadukijije. Natwe niba ibyaha byacu bitarakuweho kandi turi abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka, niba natwe dufite ibindi bitubase twagereranya na buriya bumuga, tubimuzanire. Nsoza nagira ngo mbabwire amagambo yo muri Zaburi ya 31 arimo kumfasha. Ni amagambo n'isengesho rya Dawidi, yari umwami ukomeye. Ngo ariko ngo ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka, naravuze nti uri Imana yanjye, ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza. Aya magambo ndagira ngo tuyatekerezeho, tuyagire isengesho ryacu ridufasha guhanga amaso Uwiteka. Ni wowe twiringiye Uwiteka, uri Imana yacu, ibihe byacu biri mu maboko yawe, nta na kimwe twakwikoresha tutamufite. Nyagasani, ndagushimiye kubwira ijambo duhaye, ndagushimiye kubw'abana bawe baryumvishe. Ndasabye kugira ngo mu mbaraga z'umwuka wera uribasobanurire kandi ubagirire neza. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nifuzaga kubaha itangazo rya gahunda turimo gutekerezaho nka evening service cyangwa amateraniro ya nimugoroba muri Saint Etienne. Ni gahunda yo gusenga, ni gahunda twateguye dufatanyije n'abo dufatanya mu kuyobora aya materaniro. Turashishikariza buri muntu wese kujya mu murunga wo gusenga,
twihaye gahunda yo kuzajya dusenga ku masaha amwe, saa 8 za buri munsi na saa 3 za nijoro, kandi hari inyigisho n'ibibazo n'ibyifuzo tuzajya dusangira. Turabasaba kugira ngo mubyifashishe, kandi hari n'indi gahunda y'amasengesho yo kwiyiriza no gusenga Imana iriho kuva uyu munsi ku itariki ya 4 kugera ku itariki ya 6. Hari ibyifuzo baduhaye byo kwifashisha dusenga. Turabasaba rero kugira ngo bene data tubumwe, dukoresha imbuga duhuriraho, tubwira nuko bimeze mu miryango yacu, n'icyo Umwami atubwira tugisangize bagenzi bacu. Imana ibahe umugisha.